ariko mu ijuru nta muntu bazabaza abantu yirukanye mu itorero, ariko bazabaza buri wese abo yazanye. Yesu yavuze kane ko atazabana nabo, arabatungura. Yohana 7:34 ati sinzabana namwe. Yohana 8:21 ati sinzabana namwe. Yohana 12:8 ati sinzabana namwe. Yohana 13:33 ati sinzabana namwe. None agiye no kubakura inzira ku murima. Yohana 18:36 aravuga ngo ubwami murwanira ubwanje bwo subwiyisi. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Hamwe muri Yohana igice cya 14. Ariko niba hari abasha batanzi bashira akaboko hejuru urebe abatanzi. Pastor Mpazi Birego nduye hano hepfo Nyabisindu, ariko nkorera umurimo w'Imana kenshi muri Kongo, niho nyobora mu by'itorero. Ariko Imana yashatse ko duteranira hamwe, kandi rimwe na rimwe nja mbasura, murabizi. Sindabitindaho, ariko izina ryanje ni Mpazi Birego. Nta muntu duhuje izina mwa kino gihugu. Yohana 14 umurongo waho n'uwa mbere turageza ku wa 3. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mbababwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amena. Ariko tuje gufataniriza hamwe urugendo rwo kuja mu ijuru. Abumva bashaka kuja mu ijuru atari ubyirarira, bashira akaboko hejuru nde barabishaka. Nta muntu wanje ijuru. Ugeze mu isoko abantu abashaka kuja mu ijuru, marishandize zose bazirekera bagashira hejuru. Iyo ugeze ku kabari ku muryango bati abashaka kuja mu ijuru, bose bashirayo. Nta wanje ijuru. Ariko ibyo ni byo byiza, kuko n'Imana nayo ishaka ko abantu bose baja mu ijuru. Irabishaka. Udashaka ntiyajayo. Ariko Imana ishaka ko abantu bose bajya mu ijuru. Bwana sifiwe. Kandi kibihamya ni ijambo ryayo, bivuye mu ijambo ryayo. Petero ya 2 igice cyaho cya 3 umurongo wa 9 iravuga ngo ntabwo Uwiteka Imana itinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinze, ahubwo idutegereza yihanganye, kuko idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ko bose bakwihana bakaja mu ijuru. Igitambo cya Kristo rero Imana yanga ko gipfa ubusa, kuko Yesu ni Imana yigize umuntu. Kandi usomye Yohana ya 1 igice cya 2 ku murongo waho wa 1 kugeza ku murongo waho wa 3 haravuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri data udusabira ku Mana. Uwo niwe mpongano, kuko akiranuka yacu twese, ntabwo ari twe gusa basenga, ahubwo n'abari mu isi bose. Yesu Kristo ni igitambo cy'abantu bose. Imana rero yemeye kwigira umuntu, kandi igitambo kikaba ari cya bose. Yesu atize isezerano ntagaruke, ariko igihe cyarageze kugira ngo guhendahenda urukundo rw'Imana, kuko idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Icyo Imana ishaka no kugira ngo icyo gitambo cye gupfa ubusa, kizana abantu. Nanizo mpamvu mu masezerano y'itorero tuzaganira no ku nkingi wenda z'urubanza, wenda bibaye bishoboka. Ariko mu ijuru nta muntu bazabaza abantu yirukanye mu itorero, ariko bazabaza buri wese abo yazanye. Kuko hari igihe usanga umuntu kenshi ashishigereye kuvuga ngo bakuremo atuveho. Ariko nta jambo ry'urubanza rizabaza aba kuki mutabakuyemo, ahubwo Imana iravuga ngo kuki mutabigishije. Yohana bari benshi, ariko turaganiraho afite umwihariko.
hari Yohana umutambyi wakoranaga na Kayafa mu rukiko rukuru, ibyakozwe n'intumwa 4:6, ntabwo ari uwo turavugaho. Hari Yohana umubatiza wabanjirije Yesu ari integuza, Matayo 3 umurongo waho wa 13, ntabwo ari we turavugaho cyane, aho tunanamuvugaho. Hari Yohana wa gatatu mwene Mariya, byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 12, baje kumuhimba Mariko nyuma, yabaga mu nzu aho ba Petero basengeraga. Hari na Yohana turaganira aha ngaha, yitwa Yohana intumwa, yitwa Yohana umuvugabutumwa, yitwa Yohana umwarimu, yitwa Yohana umuhanuzi, yitwa Yohana umukuru w'itorero mu Efeso. Ni we wenyine na Yuda batishwe n'abantu mu ntumwa 12. Abandi bose uko ari 12, 10 bishwe n'abantu. Yuda ariyahura, Yohana yicwa n'imbeho ari muri Efeso ari umukuru w'itorero. Nibo bonyine 2 batishwe n'abantu. Yohana rero afite umwihariko uburyo abonye Yesu. Yitegereje Yesu, ntiyamureba nk'uko abandi bamureba, aramureba aramwitegereza asanga ari Imana. Yohana ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo uwo twiboneye n'amaso yacu tukamwitegereza, intoke zacu zikamukoraho. Matayo yaramwitegereje amubona nk'umwami, Mariko amurebye abona ni umugaragu, Luka amubonye abona ni umwana w'umuntu, ariko Yohana aramwitegereza aravuga ngo uwo twabonye n'amaso tukaba twarambura intoke tukamukoraho. Yohana ni intumwa Yesu, yari murumuna wa Yakobo. Yakobo niwe ari mukuru, yanditse ari mu Efeso, yandikira itorero muri rusange. Abandi bandikira abandi, nka Matayo yandikiye abayuda, yandika ari Yudaya, nka Mariko yandikiye abaroma ari Roma, nka Luka yandikiye abagiriki ari Kaisariya, ariko Yohana yandikiye itorero ari mu Efeso. Aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu. Turareba impamvu yabwiye aba bantu iki kibazo, ntimuhagarike imitima yanyu. Yari yabonye iki? Imyaka 800 hafi isaga, Abisirayeli bari mu bubata bw'amahanga, bari bakeneye gutabarwa, atari mu buryo bw'ubutabarwa bw'ubugingo, ahubwo muri politiki. Usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6, haravuga ngo baramubaza bati, muri Bibiliya zimwe baravuga ngo iki nicyo gihe ugiye kugarurira ubwami mu Bisirayeli. Izindi version zivuga ngo iki nicyo gihe ugiye guhagurutsa ingoma y'Abisirayeli mu Bayuda. Iyindi version iravuga ngo iki nicyo gihe uje gukura Abayuda mu bubata bw'Abaroma. Buriya hari imitwe 7. Ubwami bwa Ashuri bwateye Isirayeli bwabaye umutwe wa mbere. Ubwami bwa Egiputa butera mu gihe cy'umwami Neko, wari umutwe wa 2. Babuloni umutwe wa 3. Abamede n'Abaperesi wari umutwe wa 4. None abagiriki wari umutwe wa 5. Abaroma ba Kaisari wari umutwe wa 6. Noneho itorero ry'i Roma ryakomeje gutoteza abera, wari umutwe wa 7. None ijambo ry'Imana mu byahishuye 13 aravuga ngo mbona ya nyamaswa isa n'ingwe, nari njyagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona ya nyamaswa isa n'ingwe. Murahabona aho ngaho inyamaswa isa n'ingwe. Amajanja yayo asaga na aruko idubu, akanwa kayo kasaga na kintare, cyakiyoka cy'imbaraga n'ubutware bwaco n'ubushobozi. Bashaka kugira imitwe 7. Ndabo bami batandukanye batoteje Isirayeli kuva mu mwaka wa 840 kugeza mu mwaka wa 30 hafi Yesu aganira nabo, ababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu. Nuvuga ngo Abisirayeli bari bamaze imyaka igiye kugera kuri 200 ku ngoma y'Abaroma. Abaroma barwanye imyaka hafi 160 bari kurwana n'Abagiriki, banesheje igice kimwe mu 168 mu gihe cyo umukuru w'ingabo bita Emile. Muri 63 haza General Pompe afata igice cyo hagati. Noneho haza uwitwa Iskal Augusta afata igice cya Egiputa. Umwe yafashe Babuloni, undi afata Aziyanto, undi afata Egiputa. Ariko abo bajenero batandukanye nibo bashoboye gusoza gufata ubwami bwose bw'Abagiriki. Abayuda rero bahoraga bababaye, Ashuri rategeka twe ntidutegeke, Abanyegiputa bagategeka ntidutegeke, Abakarudaya bagategeka ntidutegeke, Abamedi n'Abaperesi barategeka ntidutegeke, Abagiriki barategeka ntidutegeke, none Abaroma barategetse ntidutegeke. None Yesu araje, kandi yaje ari umwami wa politiki.
amahirwe dufite abaroma barapfuye tugiye kurwana n'abaroma natwe tubonye umuntu general ugiye kuyobora ingabo z'abayuda turwane n'abaroma kandi amahirwe dufite tuzanesha tuzakoresha abasirikari babiri gusa abaroma niba barasa bagapfa Yesu azure abaroma niba bakomeretsa Yesu ashireho gusa bakire maze bababiri barwanye Roma kugeza igihe bazayitsindira bayisoza kuko twe dufite generale unavura generale uzura bari bagarutse imitima kuki Yesu yavuze kane ko atazabana nabo arabatungura Yohana 7:34 ati sinzabana namwe Yohana 8:27 ati sinzabana namwe Yohana 12:8 ati sinzabana namwe Yohana 13:33 ati sinzabana namwe none agiye no kubakura inzira ku murima Yohana 18:36 aravuga ngo ubwami murwanira ubwanje bwose ubwiyisi twari tugize waje kudukura mu bubata bw'abaroma yiwe atinyike kurwana ko ashoboye kuzura abantu atinyike kurwana n'abaroma kugira ngo natwe dufate ingoma aya mazu bubatse itabashwa kuko bari ku ngoma yabivugiye kuko abayuda bari biteguye kubohoza amazu y'abaroma bamaze kwicara ku ngoma buri muyuda yari yateguye aravuga ati ni Yesu ubwo agiye kurwana abaroma bagashira tukabanesha turafata aya mazu bayubatse nabo kubw'ubutegetsi ntabwo ari ubukire bwabo ni imisoro yacu natwe turagabana amazu umutima wabo ntabwo ari kwijuru no ku bugingo ahubwo bari uri ku mazu Yesu aravuga ati rero harandi mazu ngende kuvuga harandi mazu ataraye harandi mazu nimuhagarika imitima yanyu ngo mubuza amazu y'abaroma harandi mazu atarubutswe n'intoke z'abantu harandi mazu ntabwo babyishimiye bari bashaka kubohoza amazu agaragara natwe uyu munsi tuza gusenga ariko ibyatuzanye impamvu zatuzanye ni nyinshi byatuzanye ni byinshi hari abaje hano ashaka kugira ngo azakire indwara yanze gukira ariko nta gitekerezo cy'ubugingo afite hari uwaje hano ari kugira ngo azabone urubyaro nta gitekerezo cy'ubugingo hati kwanza amaze no kubyara nabireka hari uwaje hano ashaka ikibanza ngo Imana imukure mu bukonde abantu bazamwe n'impamvu zitandukanye ejo bundi navuye ibishenyi kwivuza ijisho pura n'umukristo wacu arambwira ati pasi amakuru ntimeye uracarwaye ijisho ntiriracarwaye mu izina rya Yesu umuntu uvugira Imana yarwara ijisho kurwara ijisho gusa se yapfa wese hari ababuze amaso yombi kandi bavuga ubutumwa kundusha hari ikibazo se umuntu yahangayika ngo ntabwo afite amaso si niyavuga ubutumwa ahubwo amaso araducumuza Yohana igice cya 9:40 kugeza 42 abafarisayo babwiye Yesu batari kuradututse uko yaraje ngo naje mu isi kugira ngo abareba bahume ariko abatareba babone abafarisayo ngo ari kuradututse uravuga ngo turi impumyi Yesu aravuga ngo nta mahirwe yo kuba impumyi mufite yabaye mwari muri impumyi ntabwo mwamukora ibyaha ariko kuko muvuga ngo murareba ibyaha byanyu bihoraho umuntu ufite amaso akora ibyaha byinshi kurusha impumyi ni ryari wazabona umugore uteye neza udafite amaso Imana ikaba inyigisho ngica abango yo maso yarazareba umushumba umwe ni bishop w'Ikabarondo ni impumyi yasengeye abantu batatu b'impumyi barareba bamaze kureba biragaragara ibimenyetso biragaragara umugore we akora imyigaragambyo aravuga ati ntabwo mbyumva urigirisha ni gute wagira imbaraga zo gusengera impumyi kareba aho nturebe koresha izo mbaraga wakoresheje maze wisengere nawe ureba nanjye keneye umugabo ureba ariko niba utabikoze kandi ndagiye afata ivarisi ye aragenda asubira iwawe amusigana abana batatu ari impumyi ubwe no kwikorera isuku nawe asaba undi none bamusigiye abana batatu kandi ari impumyi yarakubititse cyane arakubitika cyane ariko aravuga ati mbigenze ntese aramuhamagara ati alo ati hari icyo Imana yambwiye kuko yerekwa umugore ntabwo yashidikanije ariko yaravuze ngo nubwo werekwe kurikiza nicyo cyonyine kirangarura nicyo cyonyine kiranga ati ngwino nkubwira ariko wowe ukwanga iby'Imana umudamu araza ati ngaho mbwira ibyo weretswe ninsanga atari byo nisubirireyo aravuga ati Imana ndi gusenga yanganirije irambwira ngo icyatumye ndagira abagore babiri nuko ndi impumyi Imana ndiko yambwiye none rero hitamo yanyemereye ko nakwisengera nkareba ariko nkabagira abo babiri umugore arebye iterambere bagezeho
amafaranga tugiye kuyagabana n'aba impumyi si nayo kandi guhora abantu barandase kugabana na mukeba si imari ingana nkiyingiye ndabagusubiza hato yaratekereje ariko nimugora arareba arapeza abana bari kwiga bafite amafaranga bararya gatatu ku munsi aravuga ati shobora ukomeza ube impumyi ariko he kuzana undi mugabo baratsinze muri hamaritoloji rero umushumba arabireba muri hamaritoloji ni icyigisho kiganisha ku byaha hari icyaha cyemewe Imana ntigiha agaciro bitewe n'ibihurimo ndabaha urugero bari kwiruka ku muntu bagiye kumukubita umuhoro mu mutwe arabati umushumba baremera niwe wangirira imbabazi aje ari kwiruka ciye mu maguru yinjiye mu nzu baraje bati mushumba baremera ntabwo uja muri politike turakuzi uravuga ukuri ibyo uratubwira turabyemera nta muntu ukunyuze mu maguru mushumba baremera ntabwo besha tuja muri politike ntabwo wanga abantu tubwiza ukuri kandi icyo uravuga turakigenderaho nta muntu unyuze mu maguru bamubonye bari kure hari igihe abakristo kubera kwiga nabi bahura n'ibintu nk'ibyo bagatsindwa kubera batabyize ntabwo kuvuga ngo ntawe uhari ari icyaha hari umuntu avuga kubesha ni icyaha kubesha ni icyaha kubesha ni icyaha arahari ariko mu mubabarire kubesha ni icyaha arahari watsinzwe Imana ireba umutima wawe nuko kubesha birakuremere ariko ufite kuremererwa kubera gutabara ndatanga umuntu uravuze ngo ntawe nitwinjira tukamubona turabicana umuntu wageze ku musaraba akabona Yesu mbona kubone akamwitegereza akamukoraho ntabwo yatinya gupfana n'uwo basengana ati nta kibazo bati ko tumubonye ati nta kibazo mukagendana rero hari igihe hari ibyaha bitatu hari icyaha cyo gutabara hari icyaha cy'ubujiji hari n'icyaha cy'impanuka Imana itabara umushumba agendera mu modoka yarangije kurahira imbere y'iteraniro ngo ntabwo nzica umuntu mu izina rya Yesu ariko ni uri kurahira ariko ntabwo ari imodoka iri kurahira umushumba arukwe n'imodoka yirukwe ntabwo ari imodoka yarahiye rero niwe warahiye akana kakaza kaja mu mapine araparike none yinjiye mu modoka ntawe banje kureba kuko yabitekereje mu kudemara baragakandagiye bati bishe umuntu bite mukurasanga yishe umuntu ntabwo urahakana ngo ntabwo wishe umuntu nibyo wamwishe imyaka 25 y'igifungo yakire unezerewe impoza amarira ya miliyoni 3 kubamubyaye yitanga unezerewe ariko ufite ubugingo buhoraho umuntu n'uw'abantu batatu n'uw'Imana ku Mana uri umwere ariko afite abamubyaye ntabwo uri umwere afite leta yamureze ntabwo uri umwere ariko kutabumwere muri guverinoma no kutabumwere kubamubyaye ntabwo ari ukuvuga ngo uri umunyabyaha uri umukiranutsi uri umwere imbere y'Imana icyo cyaha naco ntabwo kibarwa umwana w'imyaka 3 7 akora politiki umwana w'imyaka 5 ntaragera ku rwego rwakora politiki uva ku kazi wananuka byo ati shagira hino ngwino hano ndana niwe ngiye kuba ndyanya ati ngo papa abaragera hano bari kunshaka ubabwire ngo nakoreye ibutara ati ngo papa abantu bakaza batamakuru shani meza twashakaga papa ati papa arahari kandi araryamye ariko yanyihanangirije ngo abarambaza ngo aremvuge ngo yakoreye ibutara ariko araryamye waterese wadirinze n'umukiranutsi uri umunyabyaha byanga gufata umwana n'umuziranenge weho avuganaga nawe uri umunyabyaha ufite kamere y'umuntu y'abakuru noneho watsindagiraga kugira ngo gukiranirwa kwinjire mu mwana biranga hari igihe gutsindagira mu bikiranirutsi mu bakiranutsi byanga akabivuga byose araguhemukiye ariko nta caha afite ko yavuze uko mperutse gusanga umupantekote ahagaranye n'umuyehova bari kuja impaka bari bagiye kurwana umuyehova aravuga ati rero muribesha abagatulika barubatse abisilamu barubatse abaporoso barubatse abadivantiste barubatse abapantekote bari kubaka ariko nitwe bari kubakira kubera iki kuko intambara ya Harmagedoni igiye kuza nimara kuza ibanze ikureho gatulika ikureho isilamu ikureho protestanti ikureho pantekote ikureho adventisme yose bikureho ibisiribage maze abayehova tugabana amazu ubu barangije kuja barashira akadomo kuyo bazajana hano i Kigali maze twigabanire kandi tuzagira menshi kuko turi bake maze hasigaye tube mwisi nsha indwara zizavaho ubukene buveho
inzara iveho, intambara iveho, urupfu ruveho, ahasigaye duhinge nk'uko bisanzwe, twubake nk'uko bisanzwe. Umupantekote ati mu izina rya Yesu tuzongera kuragwa isi, n'ukundi isi yatubabaje, n'ukundi isi yadukubise, n'ukundi isi yatugoye, tugiye kuja mu ijuru, hatazagera amakuba, hatazaba ibyago, aho ngaho niho tuzaba. Ariko iyi si yo mu izina rya Yesu turayanze. Bose ntabwo babyumvaga, ntabwo bose bumvaga. Ijuru tuzajamo ntabwo ari iri hari uyu munsi wa none. Ibyahishuwe 21 umurongo wa mbere haravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nshya. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, inyanja nayo yari itakiriho. Mbona ururembo rwa Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishwa yitegurira umugabo we. None ihema ry'Imana riramanuka, numva ijwi ry'Imana rivugira kuri ya ntebe. Ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu babo. Imana izaturana nabo, izaba Imana yabo, bazaba ubwoko bwayo, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Urupfu ntabwo ruzongera kubaho kundi, nta gutaka, nta kurira, nta kuribwa, nta n'umuborogo, kuko byose bizaba bishize. Ntabwo iri juru rihari none ariyo tuzajamo. Ryaranduye, ahubwo ryanduye mbere y'isi. Usoma Ibyahishuwe 12 umurongo wa 2 bavuga ngo mu ijuru haba intambara. Mikayeli arahaguruka kurwanya ca kiyoka. Cari kikiri mu ijuru. Ca kiyoka naco kirwanana n'abamarayika bacu. Mikayeli arahaguruka n'abamarayika barwanya Satani n'abamarayika be. Ijambo ry'Imana havuga ngo ha ca kiyoka ntihaba hakibonetse, bakijugunya hasi. Ijwi rivugira mu ijuru ngo wajuru we n'abari muri wowe munezerwe, kuko Satani yajugunye hasi koko. Ariko wasi we nawe wanyanje mubonye ishano we. Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gito. Handi Satani yarwaniye hasigaye abamarayika, kandi korteje yari imushigikiye mu ijuru yamanukanye na 1/3 c'inyenyeri. Ibyahishuwe 12 umurongo wa mbere. Ariko abo yamanukanye nabo nibo baje kuba abadayimoni n'ingabo za hano ku isi, ariko basize icasha mu ijuru rya none. Hagira udusomera Petero ya 2 igice cya 3 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo ijuru rizavaho, ariko n'isi izayigeshwa no gusha cyane. Ijuru rizakurwaho. Niko avuga mwikwirirwa muri hasoma tutiriwa turakererwa. Ijuru rizavaho, ariko hasomera abantu harabashidikanya ko ijuru ritazavaho. Arabashidikanya. Ijuru rizavaho n'isi izavaho. Hazi ijuru risha n'isi nshya. Hari indirimbo y'umuhanzi mu ndirimbo zo gushimisha 211 haravuga ngo hariho indi si nziza cyane. Murayizi? Muyiririmbe twumve. Hariho indi si nziza cyane twasezeraniwe n'Imana, tuyitegereze twizeye, kuko data idufitiye aheza. Iriya si nshya bavuga ntabwo ari iy'Abayehova. Oya, ni isi nshya yateguwe, kuko ijuru ni ahantu ho guhurira. Muhafate neza, harakomeye. Tuzahurira mu ijuru, kandi abazagera mu ijuru ni abanesheje gusa. Mu ijuru naho guhabwa amakamba. Guhererwa amakamba tuzayaganiraho cyane. Ayo makamba tuzahabwa, tuzaba tutari twinjira mu isi nshya aho azitwa ingoma y'iteka. Ariko ururembo rwera Yerusalemu ruzamanuka ruva mu ijuru. Ico gihe isi n'ijuru bizaba biri kumwe. Imana yabayeho ntigira itangiriro n'iherezo, ariko ijuru ryararemwe, riremwa n'Imana. None si yo Mana yaremye ijuru tukavuga ko ari ryo yicayemo? Yariremye yicaye kuki? Imana ijuru n'isi bitarabaho yabaga mu kintu cyitwa iteka. Ikintu cyitwa eternite kiruta ijuru n'isi bifatanye. Nizo mpamvu Imana bayita Uwiteka. Bamwita Uwiteka. Yaremye ijuru n'isi ari utuntu duto ifashe, ntabwo yabasha gukwiramo. Narizo mpamvu muri Yesaya Imana irahakana 66 umurongo wa mbere. Yaravuze ngo ijuru ni intebe yanje, isi ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira nzuki. Aho naturi hagati yanyu ni hehe?
icyakora umukene ufite umutima umenetse agakora ibyo gukiranuka akatinya ijambo ryanjye, uwo nzabana nawe. Ntaho twabona Imana yakwira n'utuntiremo idufashe mu ntoke. Hagira uwipima nasanga aresha nanjye uburebure aze hano, ngwino hano, warebye neza turangana, ngwino nta kibazo nta kibazo. Uzi ko mu bana turi abana 52 twabyawe na data, ninje mugufi njenyine na babiri ku bagore 6 ariko ninje mugufi none n'uyu ndamuruta. Tebuka hano ngwino uturusha uburebure pfa kuza we nta kibazo, ngwino uturusha uburebure. Nshaka gusoza ariko ngira akantu. Oya tugende, hagarara hagati yacu. Araturuta sibyo? Ha turuta si? Nuvuga ngo ni Yesu uri hagati y'abambuzi. Nje ndi umwambuzi w'ibumoso, undi ni umwambuzi w'iburyo. Abavuga butumwa barabesha bakavuga ngo umwambuzi w'ibumoso ni wamututse. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Bibiliya avanga umwe mu bambuzi aramutuka. Ntabwo bavuze ngo uw'ibumoso ni wamututse cyangwa uw'iburyo ni oya. Ariko icyo nshaka kuberekana uku nguku, bose bari begereye Yesu. Iyo babasha kurambura ibiganza babasha kumukoraho. Dushaka ubwami bw'Imana. Uwagiye mu ijuru n'umwe muri bo. Nawe rambura ikiganza, kampaya na rambura ikiganza umukoreho. Rambura ikiganza umukozeho. Twembi turi ruhande twabasha gukora kuri Yesu tugakizwa, kandi Yesu ashaka ko dukizwa. Ari kumwe ijambo ry'Imana ravangwa aramutuka. Aravango nturi umwana w'Imana, ntufite imbaraga, ntugendera hejuru y'amazi, ikura aho ngaho natwe dukura. Undi aravuga ati ariko no gutinya ntutinya, uri mu rubanza rumwe n'urwe, ko twewe tubambwe bitewe n'ibicumuro twakoze badufatiye mu murwa. Uyu kwa ari umukiranutsi yakoze iki? Yesu agira ngo ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo yera y'Imana. Ntabwo kujya mu ijuru ntabwo bikomeye, ariko no kurimbuka ntabwo bikomeye. Bose babashaga gukora kuri Yesu. Umwe amukora hari uwo kurimbuka, undi amukoraho ari uwo gukizwa. Nta utarabashaga kumukoraho. Anga nshaka kubereka iki? Kugira ngo umuntu aje mu ijuru tuzarivugaho bihagije. Kugira ngo umuntu aje mu ijuru twese dufite icyatugejeje ku Mana. Hari uwakubwirije Yesu Kristo, uramumva, uramumenya, urahindukira. Hari n'uwahuye na Yesu. Biratandukanye. Paulo yahuye na Yesu, ba Petero barigishwa. Murabibona? Biratandukanye. Paulo yahuye na Yesu, iyo yaje gushira ku gipimo gukiranuka kwe yigereranyaga na Yesu. Yakwigeranya na Yesu agasanga ni mubi igihe cyose. Niba wireba ugasanga uri mwiza nturahura na Yesu, ariko niba usanga uri mubi uri kumwe na Yesu. Nta kindi cyakijije umwe mu bambuzi. Yaravuga ati twewe tuzira ibyo twakoze, ariko uyu ni umukiranutsi. Yemera ko ari umunyabyaha, yemera ko Yesu Kristo ari umuziranenge, yatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, kandi yizera mu mutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye, abarakijijwe. Bana sifiwe. Ni ugukoraho gusa ugakizwa, ariko umuntu wese uri kumwe na Yesu igihe cyose yibona ko ari bubi. Naho niwigereranya n'uwakubwirije ubutumwa. Umuntu yakubwirije ubutumwa ariko ashobora kuba kurusha intege nke, kandi ari we yakubyaje ubutumwa. Wimureba. Ahubwo igereranye no gukiranuka kwari kuri Yesu. Nusanga gukiranuka kwari muri Yesu gusobanukiwe, usanga uri mubi. Nusanga uri mubi byemera, uzaba uri kumwe na Yesu. Icyo gihe uzakizwa. Naho uzibona ko ari mwiza muri Bibiliya hose yararimbutse. Imana ibafashe. Murakoze. Imbere ya Yesu turi babi, ariko Imana ishaka ko twese tuja mu ijuru. Irabishaka. Kandi Abafilipi 3:20 haravangwa iwacu ni mu ijuru. Nibyo. Ariko kujya mu ijuru Yesu yaravuze ngo, hariya muri Yohana ya mbere igice cya 3:2 amagambo yanditswe na Yohana, yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko turazambera ntabwo kurerekanwa. Ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kandi tuzamureba uko ari. Abafite ibyo byiringiro barushaho kwiboneza nk'uko na Yesu aboneye. Abantu benshi bose ntawe udashaka gusa na Yesu. Abantu bose bashaka gusa na Yesu, ikibanana ni ukwiboneza.
abafite ibyo byiringiro biboneze nk'uko na Yesu Kristo aboneye, maze twese turaga ubwami bw'iteka. Ni bande bashaka kwiboneza ngo mbasengere? Abashaka kwiboneza, abashaka kwiboneza. Witeka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushimwa imbere yawe ku mubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba.